umeze neza. Nyandikira muri comment umbwira ko umeze neza. Umva ni Chef Jamali muri kumwe. Ibyo ni ibirayi bimeze nk'amasote. Reka nkwereke uburyo wateguramo ibirayi bya mu buryo bworoshye. Wabitegura umuntu wari wese akakubaza ati se ibi bintu bikora ute? Ubundi wari wateka utekeye nk'umushyitsi akakubaza ati se watetse ute? Icyo kintu cyo cyakubaho. Kazi mureba video zanjye bizakubaho. Umva wowe fata ibirayi byawe wakasuka ushaka ariko nyine mu buryo bubyibushye bw'amasote. Nibimara kuba crispy nyine ubona nyine ikirayi nyine cya gikomeye nyine gisa nkaho nyine cyashiririye, kuko nyine ubugiye kugitekana n'ibitunguru ugomba kugikomezamo kitaza kubinombe. Shiramo ubukaroti bwawe bukataguye uburyo ubishaka, kuko uzabikata uko ubikunda. Ushiremo ibitunguru byawe, pavuro yawe na tungurusumu icyarimwe. Nurangiza ukomeze ubivanga wisimbiriza ese wibutse kunyandikira muri comment umbwira ko umeze neza cyane bya bindi byawe kureba na like nacyo. Umva mprowinga nimba utarahindutse. Reka turebe rero uko byagiye rero bigenda. Aho ngaho ufite akantu nyine ko guhumuza ibiryo nka beef masala, chicken masala, ushobora kukarundamo cyangwa kari, ariko atari ibintu nyine byinshi. Warangiza ukahita ushiramo ibirayi byawe nyine biri crispy. Urabona ukuntu gisa ikirayi kirimo kiratukura pana n'iki kirayi nyine, kuko ugiye gukubitamo ibintu bimeze nk'ibisosi ukuntu. Ukahita ushiramo magi yawe. Iyo ngiyo ni magi nshizemo, magi ngiyi isanzwe nawe wayishiramo. Urumva ugakomeza wisimbiriza gake. Warangiza ukahita ushiramo ketchup. Iyo ni ketchup nshizemo. Mu gihe udafite ketchup ushobora gukoresha salisa, ariko ketchup uyo n'umwihariko iguhereza uburyohe butandukanye. Warangiza ukahita ushiramo agasoya sauce kawe, apana kenshi kamwe gahindura nyine bara. Uri kubona ukuntu gitangiye gusa? Gitangiye gusa na ya nyama iri haramu. Umva ukahita ushiramo tomato zawe. Wamara gushiramo tomato zawe ukahita ushiramo persil cyangwa coriandre, ariko ngewe mfana ngiye coriandre nayo ntabwo yitiramo. Ihanga ikintu cyagisigaje ni ugusimbiza nk'iminota ingahe cyangwa ukavanga nk'amasegonda nk'5 cyangwa 10, ukahita ukuraho inkono yawe. Easy kandi byoroshye cyane. Yari Chef Jamali mwe muri kumwe. Icyo ngusaba imarayiki dukomezanye ku bindi bice mumeza mbahereza uburyo watekamo ibiryo byawe bworoshye cyane. Thank you.